Bari bampaye akazi gakomeye cyane, ndabirambiwe kuyirimbura byari bigoye cyane. Uyu musozi wa Ndabirambiwe natangiye kujya njyayo nigize umupasiteri w'ikinyoma, nkajya ntuma abantu mbahanurira ibintu bidashoboka, ibintu Imana itantumye ahubwo nkabahanurira nkurikije irari ryanjye. Abazaga bose bameze nk'abaje ku mupfumu cyangwa baje kumenya ibizababaho, nahitaga mbibabwira rwose mbabeshya. Abazaga nababwiraga ko ntabazi, ariko amadayimoni nayo twari turi kumwe yabaga yamenyeye amakuru yabo. Iki ni igice cya 23 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'ubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Isole Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment. Niba ari n'ubwa kabiri, kanda like usanga izina mugenzi wawe. Ubuhamya rwose butubera isomo, buri muntu wese amenye ko nta keza k'amafaranga y'ikuzimu. Bahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Reka dukomeze n'igice cya 23. Abo bagabo batatu baranyegereye, nshaka kwiruka kuko nabonaga amadayimoni yose ari kuhunga. Amadayimoni nayo nazanye nari nyizeye cyane, yarenyeye imbaraga, ariko nabonye atangiye guhunga. Nangira gutabaza ikuzimu, timuze ndi kubona abantu ari benshi. Ikuzimu baraje, amadayimoni y'ikuzimu ashinzwe intambara. Arambwira ati hagarara hamwe turwane, tugomba kubatsinda. Abapasiteri bose baraje baransuhuza, ndabikiriza, bari basa nkaho bamfumbuye. Ntabwo nari nzi ukuntu bigiye kugenda. Dayimoni w'umwijima we w'intambara yarari kumbwira ati ugomba gukora kugira tubatsinde. Nanjye nishyizemo akagabo cyane, nihaye kabugabo ndavuga ati iyi ntambara ngomba kuyitsinda. Ntabwo natsinze nkeya. Intambara yari itangiye. Bazamuye isengesho rikomeye cyane, bazamuye isengesho ririmo ubuhanga bw'umwihariko, bazamuye isengesho rityaye cyane. Byatangiye kumva umuriro usa nkaho uri kuntwika ku mugongo. Amadayimoni yose yatangiye kumpunga ariruka. Yirukanse nkomeza gutabaza ab'ikuzimu. Ab'ikuzimu nabo bahageze basanga uruzitiro nari ndimo banzitije amasengesho, babona n'urumuri rwinshi. Abantu pasiteri bakomeje gusenga, bazamuye isengesho rikomeye cyane. Barazamuye kugera naho numva ncitse imbaraga, nshaka kwiruka biranga, nshaka kugenda hose biranga. Umubiri wanjye uba pararize, mba nguye hasi. Bose baraje barantwikiza. Nubwo naguye hasi, nari meze nkaho mfite ikindi kintu kimeze nka roho iri ku ruhande iri kubireba. Bakomeje kunkikiza, barakomeza kuzamura isengesho rirakuba cyane. Isengesho ryakomeje kujya rintwika, nkumva biri kuniga, nkumva umubiri wose wanjye usa nkaho bawinitse mu mazi ashyushye. Bakomeje kwinika, bwari uburibwe, bakomeje gusenga cyane, bwari uburibwe bwinshi ntashobora no kubasobanurira. Mu magambo ubwo buribwe sinashobora kubusobanura, ariko banteje uburibwe bwambabaje cyane. Bigera naho ntangira kubarwanya, ariko bo bakomeje kumfata baransengera. Mana yanjye, natangiye gutabaza cyane, ntangira gutabaza, ab'ikuzimu bose barabyumva. Isengesho ryaramanutse ritwika n'ikuzimu, nanjye nararebaga. Ikuzimu hose batangiye kwaka imiriro. Ahantu hari amazu meza, imiturirwa n'ibisare byakorerwaga inama, hatse umuriro mwinshi cyane, hatse umuriro ukomeye, hatse umuriro umeze nk'aho ari uw'ibisapo kandi wa muriro utagira ikibatsi. Nakomeje kwirukanka cyane, ikibatsi cy'umuriro. Nanjye njya ikuzimu, roho yanjye ahantu yari ifungiye naraharebye. Ahantu yari ifungiye rwose naraharebye, ariko amadayimoni yose yakomeje kuza, amanuka munsi ajya gukora inama. Uwari ishinzwe kuzirika roho yaravuze ati more kuri iyi roho niyo iri kuduteza ibibazo, bitari ibyo ikuzimu hose hararimbuka. Nakomeje kubyumva gutyo, ariko njye ntabwo nari mfite igitekerezo cy'ibiri kuba, ntabwo nari mfite igitekerezo cy'ibiri kugenda. Uwari ushinzwe rwose inyubako yakomeje gutabaza, aravuga ati dayimoni we w'ikirenga,
wewe w'ikirenga nkuramya buri munsi mu burenganzira ndekura iyi roho kuko iyi roho igiye kuduteza ibyago, iyi roho igiye kuduteza ibyago, iyi roho igiye kuturohamisha. Yakomeje kubivuga gutyo, umuriro ari wose, umuriro wakomeje kwaka ahantu hose, mbona nk'aho wagira ngo bahateye ibibombe byinshi cyane, hahari kwaka cyane, hahabuze n'uhazimya. Abapasiteri bakomeje gusenga, ikuzimu haraka cyane. Dayimoni yabonye ko uru rubanza tutaraza kurutsinda, yabonye ko imbaraga tutarashobora kuzitsinda. Dayimoni nta kindi yakoze, yaravuze ati iyi roho reka tuyirekure. Buriya kurokora roho ikuzimu biragoye, na niyo mpamvu byarangiye batari kubyemera. Bamwe bakavuga tuyirekure, abandi bakavuga ati tuyigumishe ahangaha ntahirajya. Abapasiteri nabo bakomeje gusenga cyane, bari basa nkaho bampfumbuye, bazamuye isengesho ritwika. Bamenyeho amazi ntazi ubwoko bwayo, bamenyeho amazi ameze nk'ikibatsi cy'umuriro, bamenyeho amazi ameze nk'ikibatsi cy'umuriro, kugira naho ayo mazi yagize ikuzimu atangira gutwika iminyururu nari nzirikishije, iminyururu roho yanjye yari izirikishije. Numva nange ndumiwe, nakomeje kubona ayo mazi bayatsukaho, yari ameze nk'ikibatsi, yarantwikaga cyane. Icyo gihe byari uburibwe, dayimoni zose zamvuyemo. Abantu bose babonye ko narambaraye aho ngaho, abapasiteri bose bakomeza gusenga. Ikuzimu babonye ko urwo rubanza batari buze kurutsinda. Ikuzimu babonye ko aho bigenjeje bajogorojwe, aho bigenjeje batewe, kandi batarashobora kuza gutsinda urwo rubanza. Iyo ntambara yari ikomeye cyane kandi yari igoye mu buryo butoroshye. Uwari ukuriye amadayimoni aravuga ati iyi roho reka tuyirekure turebe ko twabona amahoro. Umuyobozi w'ikirenga ari we Sekibi yaraje arayindikura, si ugufungura roho yanjye, numva ndabohotse. Umuriro urakomeza ntiwongera kuntwika. Roho yanjye iri kuzamuka, nahuye n'abagabo b'umweru. Abagabo b'umweru sinari nzi ni abaki, ariko ubu ngubu nasobanuye ko ari abamarayika. Abamarayika baraje bampa ikiganza, baranzamura, ngeze ahantu hameze nk'aho ari mu kirere ndababura. Nongeye gushiduka, abapasiteri batatu baba bari kundeba, bari gushima Imana, ngo Mana ngo urakoze ko umurekuye, Mana ni wowe ushobora. Icyo gihe naratsinzwe. Iyo ntambara nayo nishoyemo yarananiye, niyo yatumye mva ikuzimu. Icyo gihe navuye ikuzimu ndumirwa. Amadayimoni yose ntabwo yayongeye kunyegera, nta dayimoni na rimwe ryari ryongeye kunyegera. Abo bapasiteri bangiriye inama baravuga ati Cedric, ibyawe byose twabimenye, ibyawe byose twabyeretswe, nzi n'impamvu wagiye hariya ikuzimu tugukuye. Imana niyo iguhaye uburenganzira, iguhaye amahirwe ya kabiri ngo ngere ubeho, iguhaye amahirwe ya kabiri ngo ngere ukosore ibyo wangije, iguhaye amahirwe ya kabiri ngo wongere utangire ubuzima bushya, iguhaye amahirwe ya kabiri ngo wongere ushoboze abantu wagushije. Icyo gihe naratsinzwe, nari nanegakaye cyane, ariko gake gake hashize amasaha nk'abiri nagaruye akabaraga. Barambwira ati kugira amadayimoni atazongera kukwataka cyangwa atware roho yawe, ugomba kwisengereza ku ijambo ry'Imana. Cedric, nukomeza ijambo ry'Imana niweho ntwaro y'iyi si. Cedric, niweho uzahamya ko Imana ibaho kandi ishobora byose. Niyo mpamvu nanjye ahangaha ndi guhamya ko Imana ibaho, ishobora byose. Ahantu yankuye ni kure, ahantu yankuye ni kure cyane. Niyo mpamvu ubu ngubu ndahamya ko Imana ibaho, ndahamya ko Imana ishobora kandi iracyakora, iracyavuga. Buri muntu yizeye iramusubiza. Ariko ndababwiye ngo bavandimwe, reka mbabwire ukuntu byaje kungendekera. Burya ubutunzi bwa Sekibi ntacyo bumaze, ubutunzi bw'amafaranga, amazu ndetse n'ibindi ntacyo bimaze.
kamabwira ukuntu byaje kungendekera. Nari mfite amafaranga menshi, nari mfite imodoka, nari mfite amazu menshi, ariko hadaciyemo n'ukwezi kumwe gusa byose nagiye mbibura urusorongo. Umunsi wa mbere numvise ngo inuza yanjye yahiye inzu, ngiye kureba muri ambirasi rwose bambwira ko nta bwishingizi ifite kandi nta nari mbufite. Ibipapuro by'ubwishingizi mbiriye byaho nabibitse byo ndabibura. Imodoka zanjye zarafatiriwe nuko ntanabimenye ngo ni gute, mu rwego ntazi nkumva ngo bazitwaye, kuko nari nzi ko ibyabaye bigiye kumpombya, nari nzi ko ibyabaye bitarashoboka kugira. Numva rwose Satani ari kwisubiza ibye. Hadaciyeho na kabiri, inzu nayo nabagamo baje kuyiteza cyamunara. Ideni ntumbaze ngo narigiyemo ryari, ntumbaze ngo byagenze gute. Uruganda nabwo baruteje cyamunara, nasigaye ku muhanda, nongeye gusubira ku muhanda. Cyakoza buri munsi narasengaga cyane, nasubiye ku muco nk'uwa kera. Nakomezaga gusenga mvuga ati Mana uzamfashe, Mana uzamfashe. Niyamye ibitavuga Imana mu izina ryanjye, niyamye ibitavuga Imana mu matwi yanjye, niyamye ibitavuga Imana mu buzima bwanjye. None ubu ngubu natangiye ubuzima bundi bushya, mfite umugore wanjye nkunda. Nubwo tutarabyara ariko dufite icyizere ko tuzabyara. Ubu natangiye ubuzima bwanjye bushya, navutse ndi mushya. Imana niyo yonyine yankuye muri ubwo ngoyi, Imana niyo yankuye muri iyo ngoyi. Umugore wanjye ntabwo nari nzi ko urupfu yavugaga ko ari ukuvuka bundi bushya. Imana niyo yonyine yankuye muri iyo ngoyi. Niyo mpamvu niba ukiri umuntu, weho niba nta matatizo azakugonga, niba nta bibazo bitari byakugonga, uzabyirinde. Uzirinde kujya ikuzimu ngo ugiye gushakayo ubutunzi. Uzirinde gushaka ubutunzi mu nzira mbi nk'izo nahisemo. Nawe mubyeyi, uzirinde kubyara umwana nabi, uzirinde kubwira umwana nabi. Njye kenshi ni mama wamutumye njyayo. Ababyeyi banjye kenshi nibo batumye njyayo, kuko bose baranyuriraga bambwira ati abandi ibyo bize bifite akamaro, abandi ibyo bize. Niyo mpamvu nsoje buno buhamya bwanjye. Ubu ngubu ndi umuntu w'umugabo, mfite akazi kanjye, nkora akazi gasanzwe kari aho ngaho. Cyakoza ubu ngubu mfite amahoro mu mutima. Papa na mama bo baracyakize, abo nakijije bose baracyakize, usibye ko ngiye byangendeye. Ntabwo nzongera kujya mu isi ya sekibukundi, ntabwo nzongera kujya mu isi ya sekibukundi. Niyo mpamvu rwose batangarije ubu buhamya bwanjye, kugira ngo byibuze mumenye uko murera abana banyu, mumenye uko mubwira abana inama, ndetse murinde abana banyu batazamera nkanjye. Mwese reka nsoze mbasabira umugisha ku izina ry'Imana Data. Mbasabira umugisha mwese twabanye. Nizere ko mwumvishe mukaba mugiye guhinduka, nizere ko mwumvishe mukaba mugiye gukora. Ndabashimiye mwese twabanye muri buno buhamya bwanjye. Imana izabampera umugisha. Ahangaha niho ubuhamya bwa Cedric burangiriye. Rwose ndabizi ko abashize amatsiko bayashize kandi cyane. Twese turangazwe n'Imana. Imana iracyariho kandi iracyakora nk'uko yabyivugiye mu buhamya bwiwe. Rero niba wanyumvishe uri umwizera, komera ku Mana kandi uyisenge cyane. Ariko Cedric tuzatumugenzura mu buzima bwe bwa buri munsi, tumenye ikibazo yigeze kugira cyangwa uko byagenze, aho byahindutse. Ariko yatubwiye ko nta kibazo, ubu ngubu nawe abayeho nk'abandi bantu kandi akaba asenga cyane.
intwaro yo kuba mu buzima bwiza ni ugusenga. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri buno buhamya hano kuri Sharif TV. Reka mbararikire n'ubundi buhamya nabonye kuri email banyoherereje ngo mbagezeho. Ndabashimiye.